nze mbwira abakobwa, nze mbwira abamama, nze mbwira abasore, nze mbwira abagabo, nze mbwire muri njye ngo ntango n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo nawe ntazasigare. Mbwira amahanga, mbwira abakomeye n'aboroheje, mbwira isi yose. Haleluya. Nyibwire ngo mwerekere ivure. Imana ishimwe. Nge mpanura uko umwuka ntegetse. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Nge mpanuriye mu ijambo. Uwiteka yarambwiye ngo nze mbwira muti hoya. Aravuga ngo the bonesta icyo nkwiriye n'ugufashwa nawe. Ayazomeye Imana ngo yaziri. Dope enataya. Tugiye imbere yawe. Kandi kigeretseho n'umwana mutoya. Haleluya, haleluya. Amen. Ikintu nkwiriye siniyagazeho rwose. Nkeneye gufashwa nawe. Mu bintu byose mu kubaho kwanjye arakomeza arabivuga. Aravuga ngo mu gihe ngeragezwa muri iyi si ngo nkomeza mwami singende njyenyine. Ntabwo yakomeje kwihagararaho. Yaravuze uti hoya papa nkunda sifoketa niba mu gatero rwa Sora zirahari, ninahajya mu bana rwa Sora ntizabura, mu miryango rwa Sora ntizabura, mu itorero ho birakomeye. Ishimwe Yesu we. Haleluya. Asabye Yesu kuzi wanjye. Iyo musabye kuzi wanjye kuko mba nshaka kwamara ubwoba. Hari ibintu biteye ubwoba. Haleluya. Imana yacu nishimye. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo njye munyabyaha mfata unkomeze. Haleluya. Amina. Munyabyaha ngo mfata unkomeze. Ngo kuko nshidikanya. Haleluya. Amina. Kuko ndashidikanya. Sinkora ibyiza. Haleluya. Aravuga ngo singikora ibyajyaga. Singikora ibyajyaga bineze. Ubu ngubu. Ndumva naho Imana yazone kitarabone. Haleluya. Nukuri turakomeye kuko dufite Imana ihambaye. Haleluya. Turakomeye. Zone stasemeni konta talaza nama yasika turakora hehewe rugo rwiza sha biva hehesha. Haleluya. Amen. Biva mu gusenga. Etalazidi binistas nestasemeni kowa. Haleluya. Shandore bone enistalava etitalazede. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Imana y'amahoro. Hari umuhanuzi wahanuye amakuba kuri wowe. Arahanura ngo rwangura rwaye ntuzakira. Arahanura ngo wacumuye ku Mana. Imana yacu nishimwe. Ngo none dore inzu yawe igiye gutezwa cyamunara. Imana yacu nishimwe. Muri iyi minsi dufite ibigeragezo. Haleluya. Umugabo akaka keredi yajya akajya mu buraya. Bahanuzi bagusengera bati iyi nzu rwose kuko uyu mugabo yabaye amafaranga y'umugabo wawe. Amafaranga ukweganye mu bagore. Iyi nzu igiye gutangwa cyamunara. Ariko hoya ntabwo itanzwe cyamunara kubera we mugore wagenze imbere y'Imana utunganye. Imana yacu nihimbazwe. Nje guhanura ngo noneho haleluya, haleluya. Uwiteka Imana aravuze ngo baho kuko ariyo bivuze. Dutayameni Imana wababyeyi barasenyutse. Abagabo barasenyutse. Izina rya Yesu. Abasore barasenyutse. Ngwino usa n'imitima yamaze gutenguka. Izina rya Yesu. Ngwino n'ingoma y'amahoro. Uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 549. Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami.
teze amatwi aho uherereye hose mu mpande enye z'isi, umve ko tugusuje kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndi kumwe na wa mubyeyi twongeye twamutumye twamugaruye, mwamukunze yatanze ubuhamya murabukunda, mwifuza yuko yabaganirira n'ijambo ry'Imana. Twamugaruye kugira ngo ngere abagezeho ijambo ry'Imana, ko twabonye afite ikisenyo cy'umwuka muri, afite amavuta mu mvugo yaje ubu ngubu. Niyo mpamvu twongeye tukamugarura kuri uyu munsi kugira ngo yongere abaganirize ku ijambo ry'Imana. Ariko nanjye nganize ndi moda ntago nivanye. Reka tutangiye tumwakira kuri kamera. Uraho neza? Muraho neza. Ni amahoro. Imana irakurinze. Amen. Tumaze iminsi tutabonana. Ariko nta kibazo. Umwuka wari umwe. Dushimye Imana rero ko yongeye kugushoboza kugira ngo uboneke. Ngo rero utangire usuhuza abaduteza amatwi. Hari inshuti umaze kugira inshuti nyinshi cyane, tangira basuhuza. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Ninde basuhuza? Nitwa Nikuze Maria Agnes, ni wa wundi. Ndi umumama w'abana 4. Yego. Imana irakurinze rero. Irandinze. Abana baraho? Baraho. Ya nishimiye kongera kubana nawe. Ubwo duherukana watubwiye ko uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa. Uyu munsi ndifuza ko tuza kuganira ku gice cy'ivugabutumwa cyane, tugakoresha bibiliya cyane kuruta ubuhamya. Nubwo twasezeranije abantu ko tuzabagezaho igice cya kabiri cy'ubuhamya, uzagitanga ubutaha. Murabyemera? Turabyemera nta kibazo. Yego. Mbere yuko dutangira rero nagira ngo utangire usenga Imana. Mana Data wa twese, none tugarutse imbere yawe, tugira ubuntu bwo kugaruka imbere yawe. Hari benshi bifuza kuza imbere ntibabibone, ariko twebwe watugiriye impuhwe n'ibambe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagushimiye rero, tugushimiye aka kanya waduteguriye, kandi umuteguro wawe turawunezereye Papa mwiza. Tunejwe n'Imana mu mutima, imitima yacu iranezerewe. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umuntu asenga abaganira nawe. Ubwo rero kuba turi imbere yawe tuvuganira nawe, imitima yacu iguwe neza. Umunsi umwe Dawidi aravuga ngo kwa mahema ngo umunsi umwe gusa kuba imbere yawe ngo umurutira iminsi 1000 mu mahema y'abanyabyaha. Niyo ngo nubwo yaba yubakitse cyane, ngo uwo munsi umwe urata Papa. Uwo munsi rero Kristo turagushimiye umunsi kuba tugira ubuntu kuza imbere yawe. Dusengera dutega amatwi Mwami Imana, ntabari bo kandi natwe ntabari twebwe. Mu izina rya Yesu Kristo twese tube magirirane. Mwami Imana nyiribaha Imana kandi nyiringabo, utwemerere iri jambo tugiye kumva ntago ari byo dusengeye, ahubwo dusengeye imitima igiye kukumva. Mu izina rya Yesu Kristo uyihe gukanguka, kandi uyihe Mwami Imana, uyirinde dayimoni ya kirogoya mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimira rero kugiye gutangira no kandi kubasozanya natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nagira ngo rero uko umwuka kuyobora dutangire gahunda y'ikiganiro cyacu uyu munsi. Murakoze. Abantu b'Imana baranzi ni kwa kundi nyine. Ni Mama Karabo ku izina ry'umurimo. Ni Mama Karabo. Tugiye kuririmbana umuririmbyi wa 4. Tugiye kuririmbana kandi uyu muririmbyi unezeza imitima yanyu nkuko nanjye ugiye kunezeza iyanjye. Unezeze mweho nimwe nawe uteguriye ibindi Imana ibiduhanye umugisha tuzamure. Niboneye urukundo rw'umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza. Afite izina ryiza uwo wankunze, n'Imana Data n'Umwana we Yesu. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Ndi imbere yawe ndi umwana muto, icyo nkwiriye
n'ugufashwa rwose mu bintu byose mu kubaho kwanjye mu gihe ngeragezwa muri iyi si nkomeza mwami sinjye ndege nyine umbe hafi mu rugendo rwanjye nkomeza mwami sinjye ndege nyine umbe hafi mu rugendo rwanjye iyo ngusabye Yesu kuzi wanjye ubwo mba nshaka ko wamara ubwoba njye munyabyaha umfata unkomeze kuko nshidikanya sinkora ibyiza singikora ibyajyaga binezeza ubu nkora ibyo nikoresha singikora ibyajyaga binezeza ubu nkora ibyo nikoresha niboneye urukundo rw'umukiza ariwe wancunguje amaraso ye ayo maraso sayo mu bitungwa n'amaraso y'umwami wacu Kristo yarukiranuka mu bisi bose ageza atanga ubugingo bwe yarukiranuka mu bisi yose ageza atanga ubugingo bwe yarukiranuka mu bisi bose ageraho atanga ubugingo bwe kiranuka mu bisi yose agezaho atanga ubugingo bwe. Oh haleluya, Imana yacu nishimwe. Haleluya. Nkunda kuvuga ngo ndafashijwe. Imana ishimwe. Talaze de bonne shayini ni talaze de binista semeni kontrere bonne shayini mando. Haleluya. Nkunda kuvuga ngo ndafashijwe. Imana ishimwe. Mu bana ngira mfitemo witwa turishimye tunejejwe n'Imana mu mutima. Amena. Twavuze ko nazagaruka ku buhamya ariko mumbabare nkavuge kano kantu kuko mvuze ngo turishimye nuko numva nishimye. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Umunsi umwe nagiye kubyara mfite inote ya senkisa. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Nari mfite uwo mwinshi cyane nkajya mvuga ngo uyu mwana nzamwita niko yabishatse. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko noneho mbonye ukuntu Imana inkora imirimo n'ibitangaza ngeze i Masaka, mbonye ukuntu Yesu agenze neza bikoze neza hita mwita turishimye. Haleluya. Imana ishimwe. Hita mwita turishimye. Ndumva ntavangirwa. Haleluya. Nestasemeni kontrere bonne shayini mando. Haleluya. Ntabwo ryabaye ivangirwa. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi rero agira gutya yuzura umwuka we. Vuga uti yari mu mwuka. Amen amen. Haleluya. Yibutse irodobari kwa Makiri. Imana yacu nishimwe. Yumvira Dubai hamwe yarari mu busambanyi, yumvira Dubai hamwe yarari mu businzi, yumvira Dubai hahandi ku mavuko. Haleluya haleluya. Aravuga uti ndira Dubai nta wundi wari kuzankunda. Haleluya amen. Aravuga uti nta wundi muntu wari buzankunda. Haleluya haleluya haleluya. Arisuganya ajya mu mwuka. Aravuga uti haleluya. Aravuga uti niboneye urukundo rw'umukiza kandi urwo rukundo hunze rukundo masenga atari buzahunde. Imana yacu nishimwe. Amen. Rukundo ntigeze mpabwa n'ababyeyi, rukundo ntahawe n'umugabo. Imana ihimbazwe. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Aravuga uti turishimye. Haleluya. Aravuga uti Imana yacu nishimwe. Aravuga ngo tuneshejwe n'Imana mu mutima. Aravuga uti niboneye urukundo. Haleluya rw'umukiza. Haleluya. Amen. Aravuga ngo urukundo nirwo runezeza. Rw'umukiza ngo urwo rukundo nirwo runezeza. Arongera avuga ngo nashimishijwe. Haleluya. Amen. Urukundo rwawe. Hahimbazwe Yesu. Amen. Imana yacu nihimba. Amen. Haleluya. Amen. Arakomeza aruduzwa. Haleluya. Ntabwo yihagazeho. Imana yacu nishimye. Aravuga ngo ndi imbere yawe. Aravuga ngo
ngo ndi imbere yawe ndi umwana mutoya ntabwo mfite imyaka 50 haleluya aremera yihindura mutoya avuga uti hoya aravuga ngo the bonest icyo nkwiriye ni ugufashwa nawe ayazomeye imana ngo yaziri aravuga uti jewe ndi imbere yawe kandi kigeretseho n'umwana mutoya haleluya haleluya amen ikintu nkwiriye siniyagazeho rwose nkeneye gufashwa nawe mu bintu byose mu kubaho kwanjye arakomeza arabivuga aravuga ngo mu gihe ngeragezwa muri iyi si ngo nkomeza mwami singende njyenyine ntabwo yakomeje kwihagararaho yaravuze uti hoya papa mondo sifoketa niba mu gatero rwa Serora zirahari mu gihe ngeragezwa mu bana rwa Serora ntizabura mu miryango rwa Serora ntizabura mu itorero ho birakomeye ishimwe Yesu we haleluya amina mu murimo rwose uruvunge niyo mpamvu yavuze ngo nkomeza mwami arangije aravuga ngo iyo nkusabye ko wamba hafi haleluya nkomeza mwami se haleluya singende njyenyine biragoye haleluya n'ubu navanga nkasanga satani yaneze icyo bita ibitero by'irunaka haleluya imana bizi ko bizabibaho irinda abisiraheli ibarira maso kandi burundu imana ishimwe cyane aravuga ngo Imana ishimwe uyu muririmbyi ndamukunze nawe ndamugukunze mu izina rya Yesu haleluya arakomeza aravuga ngo ngusabye Yesu kuzi wanjye iyo nkusabye kuzi wanjye kuko mba nshaka kwamara haleluya biteye ubwoba haleluya imana yacu nishimye imana ihabwe icyubahiro ngo njye munyabyaha mfata unkomeze haleluya amina munyabyaha ngo mfata unkomeze ngo kuko nshidikanya amina kuko ndashidikanya sinkora ibyiza haleluya aravuga ngo singikora ibyajyaga bineze ubu ngubu ndumva nahaguruka imana ishimwe haleluya nukuri turakomeye kuko dufite imana ihambaye haleluya turakomeye zone stansemeni konta talaza nama yasika turakomeye mu izina rya Yesu turakomeye imana yacu nihimbazwe kandi haleluya imana ishimwe ndashima imana kubw'aka kanya haleluya uwo muririmbyi yarakomeje ntabwo mubaciramo haleluya aravuga ngo niboneye urukundo rw'umukiza ariwe wacunguje amaraso ye ntabwo ari ayo data yoroye intama ntabwo ari iyo za hene z'iwacu navukiyeyo ntabwo ari za nka halala side bene ntabwo ari rwa rukwavu twirirwa dukiniraho ntabwo ari za nkoko birirwa babaga oya ni amaraso dotaya amaraso nesitansi amaraso y'ikiyemwe y'umwana Yesu w'Imana haleluya ngo yarukiranuka amina ndishimye kubera ko amaraso yamenekewe ariko yarukiranuka mu nshimye imana ko yankunze urwo rukundo nta wundi wari buzankunda ndahunda kubwira yera nkayibwira ninyemerera unyikundire kuko nta wundi muntu wankunda arakunda ntago ajya harara akunda neza ubundi Yesu akunda neza ntago ajya harara nk'abizi umuntu ashobora kuguharara akunda fasha abashavuye wizera ijambo rye kandi wirira abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura ubahumurize utumukiza amara agahinda none wirira ubahumurize utumukiza amara agahinda none wirira bwira Yesu byose n'inshuti yawe ibikubabaza n'ibigutera arakunda afasha abashavuye wizera ijambo rye kandi wirira arakunda afasha abashavuye wizera ijambo rye kandi wirira amena simba haleluya mwihangane simba komeretse cyangwa kubw'umwanya wanyu cyane ndabona imbere hari abayobozi ubundi nsa nange njya nyobora amasengesho ubundi abayobozi kugira ngo bafashwe ntabwo biba byoroshye ariko ufashwa mu izina rya Yesu imana yacu nishimwe ndi kubwira umuyobozi turi kumwe ngafashwe mu izina rya Yesu amena haleluya
rero uyu munsi ntabwo ubuhamya twarabusubitse nababwiye ngo ninjye wa mugore mama Karabo ni ukuri nta kibazo ni izina ry'umurimo ni izina ry'akazi mama Karabo yabaye mama Karabo aleluya imana yacu nihimbazwe burundu aleluya amena ku cyumweru ndi ku igare rwose nari ku kagare aleluya imana ishimwe nagiye ndimo ndajya gusenga imana irangije impereza ubutumwa bwanyu aleluya nicaye ku igare aleluya nuko imana impereza ubutumwa ngomba kubazanira imana ishimwe aleluya aleluya imana yarambwiye ngo mwongere mwerekere ivure ndabasomera ijambo yari impayemo mwerekere ivure musenge imana yongere kubongerera iminsi yo kubaho aleluya ni ukuri niko imana yanyibwiriye amena mwakire neza ubuhanuzi buvuye ku Uwiteka nge mpanura uko umwuka ntegetse aleluya amena imana ishimwe nge mpanuriye mu ijambo Uwiteka yarambwiye ngo nze mbwira abakobwa nze mbwira abamama nze mbwira abasore nze mbwira abagabo nze mbwire muri njye ngo ntabwo n'umwana muto uzi gusenga imana ngo nawe ntazasigare mbwira amahanga mbwira abakomeye n'aboroheje mbwira isi yose aleluya nyibwire ngo mwerekere ivure imana ishimwe twagiye muri Yesaya twisomere Yesaya 38 hatubwiye ngo iki aha sorry gato Yesaya 38 Hezekiya yongerwa imyaka yo kurama amen imana ishimwe mutwe w'ijambo ry'Imana uravuze ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho amen muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe nuko Hezekiya ararira cyane maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15 yego amen mwakire neza ijambo ry'Imana dushimiye haleluya amen imana ishimwe ni igihe Hezekiya ndafashijwe amen haleluya amen ndafashijwe kuko ndi muri abo ndi mu bantu bakwiye kwerekera ivure haleluya amina Yesu ashimwe amen nababwiye ngo yantumye ku ngeri zose haleluya amen imana nihimbazwe burundu haleluya amen amarira ni menshi ku bantu b'Imana haleluya ariko tubonye promosiyo yo kwerekera ivure tubonye promosiyo yo kwerekera ivure imana ishimwe amadeni abaye menshi hatanzwe newine tayazo hatanzwe promosiyo twarihebye kwerekera ivure twari tuzi ko iteka ryaciwe mana yacu nishimwe hari ibyo bahanuye kuri twe haleluya hari amakuba yahanuwe kuri twe haleluya ariko twumvise itangazo rivuze niyera ati ni ukwerekera ivure inshuti zose zikuvuyeho erekera ivure abanzi babaye benshi werekera ivure abagukunda bamaze kukuvaho promosiyo mbere y'igihe si igihe noneho ndabibonye kuko haleluya amen menye neza ko mbere y'igihe atari igihe imana yacu nubwo yadutindije imana yacije kudutegera haleluya imana ishimwe biva mu gusenga biva hehewe va hehesha haleluya we biva mu gusenga
umunezero aleluya sha biva hehewe urugo rwiza sha biva hehe sha aleluya biva mu gusenga etalazidi binistas nestasemenikowa shandore bone enestalava etitalazede ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Imana y'amahoro hari umuhanuzi wahanuye amakuba kuri wowe arahanura ngo urwangura rwawe ntuzakira arahanura ngo wacumuye ku Mana Imana yacu nishimwe ngo none dore inzu yawe igiye gutezwa cyamunara Imana yacu nishimwe muri iyi minsi dufite ibigeragezo haleluya umugabo akaka keredi yajya akajya mu buraya bahanuzi bagusengera bati inzu rwose kuko uyu mugabo yabaye uyu mugabo wawe amafaranga ukweganye mu bagore iyi nzu igiye gutangwa cyamunara ariko hoya ntabwo itanzwe cyamunara kubera we mugore wagenze imbere y'Imana utunganye Imana yacu nihimbazwe nje guhanura ngo noneho haleluya haleluya Uwiteka Imana aravuze ngo baho kuko ariyo bivuze tutayameni grerevo talazini stasemeni konta haleluya amen nuko ngo Hezekiya ariko Mana we none sumpaguruke cyangwa umye nica hoya nta kintu bitwaye ufashwe kubyumva Imana yacu nabyo biremewe haguruka haleluya haleluya amen Imana yacu nishimwe Imana yacu nishimwe ngiye kuguhereza abagabo babiri bagiye berekera ivure ibyabo bikemera Imana yacu nishimwe haleluya haleluya amen Samusoni yerekeye ivure abafilisitiya bamunogomeyemo amaso Imana yacu nihimbazwe nabwira Uwiteka aramwinginga ngo papa ibuka igihe yangu abafilisitiya ibutsa Imana ngakubita abafilisitiya umusaya w'indogobe ngo barapfa barashira Mana wababyeyi barasenyutse abagabo izina rya Yesu ngwino usa n'imitima yamaze gutenguka izina rya Yesu ngwino n'ingoma y'amahoro izina rya Yesu ngaho nukomeze Kristo genda mu bana bawe izina rya Yesu tukomeje gusenga na Samuel avuga uri inshuti nziza ushobora ibintu byose nacyo kikunanira ahantu wageze ibintu birahinduka wigeze wagera ku mugabo witwa Morodekayi uhageze biramenyekana ku irembo ibwami ko wahageze ugeze ku mugabo witwa Yesuwa urangije uramubwira ngo ninjye yagushyizeho ngo umuhanuzi uhanurira amahanga leta ya zone kita dukeneye kubimenyekana Mana abantu baradusebeje abantu babituvuze nabi ariko uri Imana yatuvuze ijambo ryiza waravuze ngo nitubeho tubaho tugushimiye uburinzi bwawe ku buzima bwacu nuhabwe icyubahiro dusenga abarwayi Imana abarwayi nibakire mu izina rya Yesu mu mbaraga zo gusenga hajya haba ibintu bikomeye mu bihe byiza byo gusenga Imana dusengeye abarwayi abari kwa muganga abari ku bisasiro turagusabye kugira ngo Mana wishyure amadeni mu izina rya Yesu ubugari bwawe ntawabuheza ndetse n'uburebure bwawe ihagurutse gukora Mana ntawavuga ibyenga birangize estansibo dufite byinshi ariko dutayinimere turagushimye ko wabanye nawe turagushimye ko watangiranye natwe mu izina rya Yesu wakomeje kubana natwe ngaho habwa icyubahiro izina ryahabwa icyubahiro uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe ibiterane amahugurwa inama n'ibirori bitandukanye wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa aribyo shopping dish amasahane amasafuriya imbabura n'ibindi dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose ibiciro biri hasi cyane duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 53 54 9 Emmanuel Catering Service